Indirimbo yitwa Hagati y'ibiti bibiri urayizi? Indirimbo yitwa Ubara ijoro urayizi? Uyu mugabo niwe wazihimbye, gusa yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Amateka ya Karemera Rodrigue yari muntu ki? Sobanukirwa byinshi ku buzima bwe. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni Karemera Rodrigue. Yabonye izuba mu mwaka w'1957. Avukira ndetse akurira mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Rodrigue akaba yari umwana w'imfura mu muryango wabo w'abana 4. Amashuri abanza yayize ku ishuri rya St Aloys i Rwamagana, ni mu gihe ayisumbuye yize mu iseminari ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1973 ubwo imwe mu miryango y'Abatutsi yameneshwaga abandi bakicwa, yahungiye i Burundi akiri umunyeshuri mu mwaka wa 4. Aho i Burundi niho yaje gusoreza amashuri yisumbuye. Mu mwaka w'1977 Rodrigue yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzagira Rodrigue umupadiri. Akigera mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri mu iseminari ya Nyakibanda iri mu karere ka Huye. Inzozi zo kuzaba umupadiri uko iminsi yashiraga indi igataha, Karemera Rodrigue yabonaga zitangiye gukendera, ndetse yaje guhagarika aya masomo ageze mu bufuratiri, maze afata umwanzuro wo kwiberaho ubuzima bw'umukirisitu usanzwe. Mu mwaka w'1983 Karemera Rodrigue yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire ariwe Mukakibibi Madeleine. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo, aho babyaranye abana 3 gusa. Ubwo uyu muhanzi yicwaga muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, akaba yaricanywe n'umwana we w'imfura. Impano yo kuzaba umuhanzi Karemera Rodrigue si ikintu cyaje akuze, kuko yatangiye gukunda umuziki akiri umwana muto, ndetse ubwo yigaga mu mashuri abanza yaririmbaga muri korali, akaba n'umuhereza mu kiliziya. Ubwo yavaga mu byo kwiga amasomo y'igipadiri, Rodrigue yaje guhita ajya mu gihugu cya Autriche kwigayo imyaka 3 ibijyanye n'umuziki ndetse no gucuranga ibikoresho by'umuziki nka piano, gitari, ingoma za kizungu n'ibindi byinshi. Aya masomo yaje kuyasoza maze agaruka mu Rwanda akora umuziki, aho mu rugendo rwe nk'umuhanzi yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora, zirimo Ubara ijoro, Kwibuka abantu, Sibomana, Mpinga nzima, Mon cœur d'Albert, Mu kazi n'izindi nyinshi. Usibye gukora umuziki ku giti cye, yabaye kandi mu itsinda rya muzika afatanyije n'abandi basore 3 mu itsinda bise Pamaro, Pascal, Augustine na Martin na Rodrigue. Iri tsinda ryakanyujijeho mu muziki nyarwanda mu myaka y'1980 mu ndirimbo nka Ihorere n'izindi nyinshi. Karemera Rodrigue ari mu bahanzi bari abanyempano badashakisha, ndetse rwose bidasaba gukora iyo bwabaga. Abenshi bazi umuziki we bavuga ko ari we muhanzi mwiza kurenza abandi mu kiragano cye. Usibye kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, yari afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki aho ariho hose mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, kuko yari abifitemo impamyabumenyi ihanitse, ndetse mu nzozi ze harimo kuzubaka ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Dore ubusobanuro bwa zimwe mu ndirimbo ze. Iya mbere, Kwibuka, yayihimbiye inshuti ye magara Kabasha Edmond biganye muri seminari ntoya ya Zaza. Uyu Edmond yapfuye amarabira, bibabaza cyane Rodrigue. Indirimbo ya kabiri, Indahiro, ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane ariwe Madeleine. Indirimbo ya gatatu, Mu kazi, ni indirimbo yahimbiye inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze akisangira umusore wakoraga muri Electrogaz icyo gihe. Naho indirimbo ya 4, Ubara ijoro, ni indirimbo yahimbiye nyirarume wari waragiye muri Uganda, bakaba bari bamaze igihe
batavugana yifuza ko uyu nyirarume yagaruka. Ati bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenya imvi ni uruyenzi. Tariki 20 Gicurasi mu mwaka w'1994 nibwo Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we ndetse n'umwana we w'imfura witwa Karemera Valerie bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo kugabwaho igitero n'interahamwe aho bari batuye i Gikondo kuri Kanzayire. Uyu muhanzi akaba yarishwe arashwe. Gusa abana babiri ba Karemera Rodrigue aribo Bigabo Janvier na mukuru we Iradukunda Valerie Karemera babashije gucika interahamwe muri icyo gitero. Kuri uyu munsi bakaba bakiriho. Umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse ku wundi mugore. Uyu mwana kuri ubu nawe akaba ariho aho atuye i Rwamagana, akaba yitwa Karemera Patrick. Hirya ya muzika, Karemera Rodrigue yavugaga neza indimi esheshatu arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Dore zimwe mu ndirimbo ze ziri mu ndimi z'amahanga: Mon cœur rebelle, Leading Peace n'izindi nyinshi. Nubwo imyaka 31 ishize yambuwe ubuzima, ariko n'uyu munsi ibihangano bye biracyakoreshwa n'umuryango nyarwanda bitewe n'ubutumwa bukomeye bukubiyemo. Ibi bikaba byerekana uburyo ari umunyabigwi ndetse izina rye rizahora ryibukwa iteka.